uwo ni Yesu umukiza. Mu munezero wa Yakobo ari imbaraga abana be, utangira ibice 49 ku murongo wa 10, yaravuze ngo Yuda we, inkoni y'ubwami ntizava mu maboko yawe, niyo yataraza, uwo ni amahanga yose aziringira. Haleluya, amen. Abahanuzi baramuvuze, Samuel aramuvuga, Dawidi yaramuvuze, Yesaya yaramukumuvuga, yaravuze ngo umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, arangije avanga ubutware buzaba ku bitugu bye. Dusanzwe tuzi yuko abafite amapeti ya gisirikare, burya aho general ahagaze ntabwo ariho kapural ahagarara, burya biratandukana. Iyo general aguhagaze imbere uhinda umushyitsi, ubona ibyo bintu yambaye ku ntugu bikoze ukuntu. Wabona aho marishara ahagaze ugasanga nanone hari ibindi bintu bitandukanye n'ibya general. Wajya kubona ukabona sorudaha ahagaze atandukanye na kapural. Ibyo bintu rero Yesaya yahanuraga yerekanaga ubwo butware. Burya biriya nabyo bigaragaza ubutware bw'umuntu n'umurimo we. Ubutware buzaba ku rutugu rwe. Haleluya, amen. Amwita amazina agera kuri 5. Izina rya mbere aravuga ngo azitwa igitangaza. Izina rya kabiri azitwa umujyanama. 3 Imana ikomeye. 4 Data wa twese uhoraho. 5 Umwami w'amahoro. Rangije avanga ubwami bw'ingoma ye no gutegeka kwe bizaba bifite ishusho y'ubwami bwa Dawidi, kandi bizahoraho iteka ryose. Haleluya, amen. Iryo ryari ijambo ry'ihumure ryo kongera kwibutsa Abisirayeli. Iyo ugarutse mu bice 7 murongo wa 14, aho Yesaya aramubwira ngo Imana izitangira ikimenyetso, dore umwana azasama inda, abyara umwana w'umuhungu, azitwa Imanueli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Icyo gihe Imana yateguraga gucungurwa kw'Abisirayeli, ariko uko gucungurwa kwari umugisha n'ihumure ku bari mu isi yose. Haleluya, niyo mpamvu rero twibuka tukanezerwa tukizihiza uyu munsi mwiza wa Noheli, dutekereza umurimo Yesu yakoreye ubugingo bwacu. Yesu amaze kugera hano mu isi, amaze arakura, agera igihe cyo kubatizwa, atangira umurimo w'Imana. Ariko mbere y'uko awinjiramo yabanje guca mu ishuri ry'Imana, banza kugeragezwa n'ibintu 3. Cyambere ageragezwa n'inzara. Yesu atanga igisubizo kuri shitani wari wamuteza ikibazo cy'inzara, ko Imana mu mugambi wayo mu kurema ntabwo yaremeye umuntu batungwe n'imitima gusa, ahubwo yamuremeye gutungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Iyo ugarutse mu gutegeka kwa 2:8 ku murongo wa 2, usanga Mose Imana imuha amagambo yo kubwira Abisirayeli, yarababwiye ngo icyatumye Imana ibicisha inzara. Humure, umunsi mukuru sinyo mwabishizemo, niba byagombaga kubaho. Yego kwababwiye nimwe mwabishizemo mushyiraho umwuka mwinshi, byari ngombwa ko nabyo bibaho. Iyi ngiri bigatwika nyine kuko Yesu yatwikije ibikomeye, asenya ibikomeye cyane. Haleluya, nabyo byagombaga kugira kubaho. Ni ngombwa ko bibaho kandi bigakorwa neza. Arababwira ngo icyatumye Imana ibicisha inzara muri ubu butayu, ikabagaburira manu, ikemera ko musonza, ikabaha amani, ibyo kurya bitashoboraga gukemura kwifuza kwanyu kose, kwari ukugira ngo Imana ibagerageze, ibereke ko umuntu ataremewe gutungwa n'imitima, ahubwo yemewe gutungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Iyo ukomeje gusoma icyo gice
ibice ukagera ku murongo wa 16 usanga yababwiye ngo Imana yabagerageresheje ibintu biteye gutya ibagaburira bikeya igambiriye kureba ko mwitondera ijambo ryayo kugira ngo izabone ikibagirire nyuma ineza yayo itazashobora kugira ikintu kiyihindura ukundi. Aho umwe yavuze ngo Mana ndifuza neza yuko musaba ikintu kimwe ukakindemerera unkurira inyuma mu kanwa bimbe kure. Ntumve ibyo kurya byinshi ntahaga nkavuga ngo uri iki bima kumvikana kandi ntumbe bikeya ntakena ntiba mpagayisha izina ryawe ungenere ibinkwiriye. Imigani ibice 30 ntereye ku murongo wa 5 kugira ngo aho ngaho. Imana rero bifite gahunda kandi ifite umuteguro. Ijambo ryayo niryo ry'ingenzi mu buzima bwacu kandi iryo jambo burya ni Yesu. Iyo tumufite tuba dufite byose. Niyo mpamvu yasobanuye isabato aravuga ngo abigishwa banjye nubwo mubareba ko bakoze amakosa ku isabato oya, abantu ntabwo babayeho ku bw'isabato, isabato yabayeho ku bw'abantu kandi jyewe n'umwami w'isabato. Abari muri jye ibintu byose babitunganije, nta kindi gishobora kubabera umutwaro uremereye. Haleluya, amen. Aha ngaha rero ijambo ryatubwiye ngo mwitinya. Nanjye reka nkubwire uyu munsi ngo uyitinya, kuko Yesu yagize ate? Icyateraga ubwoba ni igiki? Ni icyaha. Icyaha cyabyaye iki? Urupfu. Yesu rero kugira ngo anakugaragarize uwo ari we, mu bice 10 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana niho yavuze amagambo yo kwiyerekana uwo ari we. Hereye ku murongo wa 1 ndavuga umurongo wa 9 aravuga ngo ni irembo ry'intama, umuntu niyinjira muri jye azinjira kandi asohoke azabona urwuri. Bishatse kuvuga ngo ubuzima bwose ukenera muri Kristo Yesu burimo. Niwenda ukamwakira ntacyo uzabona. Mu yandi magambo yo hejuru yaravuze ngo abambanjirije bose bari abajura, bari n'abanyazi, kuko intama ntizabumvise ntabwo zigeze zibakurikira. Aravuga ati ariko jyewe intama zanjye iyo mvuze zirumva, kandi iyo zivuze ndumva. Ndazihamagara mu mazina yazo zikanumva zikamenya ko izo ntama nzihamagaye. Mu murongo wa 28 aravuga ngo nziha ubugingo kandi nta kizazivuvunura mu kuboko kwa Data, kandi nta kizazikura mu kuboko kwanjye, kuko Data wazimpaye aruta byose. Aha Yesu aragaragaza ko umukristo uri muri we nta kintu cyashobora kumukura mu maboko ye. Haleluya, amen. Ijambo rivuga ngo witinya. Ubutumwa bwiza, ijambo rya 2 dufite ubutumwa bwiza bw'umunezero ku bantu bose. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 4 n'umurongo wa 18 Yesu yinjiye mu rusengero bamuzanira igitabo cy'ibyanditswe byera, abumbura ahantu handitswe ngo Mwuka w'Uwiteka ari kuri jye, yantoranirije cyangwa yansigiye amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, menyesha imbohe ko zibohowe, abari babohewe mu byaha, menyesha impumyi ko zihumuwe, abari bahumishijwe n'ibyaha, menyesha indushyi ko ziruhuwe, abari baruhijwe n'ubuzima butandukanye inkomoko yabwo ari ibyaha, menyesha ibisenzegeri ko nabyo bibohowe, no kwerekana umwaka umwami Imana agiriyemo imbabazi. Haleluya, icyo nicyo cyazanye Yesu. Nawe urebye imiruho warimo, urebye ifata warimo, urebye ibyo wigaraguragamo byinshi cyane nk'uko nabivuze, n'uyu munsi wa none ukareba abakirimo usanga wowe uri umusirimu. Reka nkoreshe iryo jambo. Nubwo musangiye amakuba, nubwo
musangiye ibyago, nubwo musangiye ingorane, ariko hari isumbwe ufite, kuko Yesu yaguhamagaye kugira ngo agukure muri iyo miruho, akuzanire iki? Amahoro. Haleluya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 11 umurongo wa 18, Yesu yongeye kwigisha aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kandi umutwaro wo kunkorera ntabwo uremereye. Bishatse kuvuga ngo kwinjira muri Kristo Yesu ntabwo ari imvune, ubundi niwe ukora imirimo yamuzanye. Icy'ingenzi ni ukumwemerera gusa. Niba amakuba kugose n'ibyago bikugose, menya ko Yesu afite ubwo bushobozi n'izo mbaraga. Wongere kwibuka ko gutinda kugera kwa Marita, Yesu hari icyo yagambiriye gukora, cyari kwerekana ubuzima bwe bwatumye aza hano mu isi, kugira ngo imitima ya benshi ihinduke. Nawe nugaruka gutinda kutabona ibyo ushaka, si uko Yesu atabibona, si uko Yesu atabizi. Aragira ngo ugere ku rugero rw'umunsi azakorera ibyo agambiriye kugukorera. Namara kubikora bizatanga umusaruro, abantu bazamenya ko ufite Yesu. Abari baruhijwe baruhuke, utangiye gutanga ubuhamya. Abari bakuzi bamenye ko ufite Yesu. Niyo mpamvu rero akubwira ngo humura kandi witinya, kuko Yesu yaravutse. Haleluya. Witinya, Yesu yagize ate? Yaravutse. Mu gihe cya Yohana Umubatiza, mu minsi ye yahuye n'ikibazo kigaragara ko kitoroshye cyo gufatwa agashyirwa mu nzu y'imbohe. Nawe yategereje Yesu ko aza kumusura mu nzu y'imbohe. Yesu ntiyajyayo, arangije arashidikanya. Ashidikanije atuma abigishwa be arababwira ngo mugende mumubaze niba ari we cyangwa dutegereze undi. Yesu arababwira ngo nimugende mubwire Yohana ibindanga, ibyo yigishije, ibyo yabwiye abantu, ibyo abantu bose bazi. Mugende mumubwire ngo impumyi zirahumuka, abarwayi barakira, abadayimoni barahunga. Kandi ibyo byose yabikoreraga imbere y'ababibona. Ababembe barakira, ibirema birahaguruka bikagenda. Mugende mumubwire ibyo mwabonye, kandi mumubwire ngo abagwaneza n'abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Rya jambo ry'ihumure, bwa butumwa bwiza, za nkuru nziza zigomba kuzanira abantu amahoro. Ubundi habaho inkuru zo mu buryo bubiri. Habaho inkuru z'incamugongo. Iyo umuntu aje akakubwira ngo runaka ararwaye ararembye ari hafi, abakuzaniye inkuru itakuzanira umunezero. Iyo umuntu aje akakubwira ngo runaka inshuti yawe cyangwa mwene wanyu cyangwa mu muryango wanyu yapfuye, abakuzaniye inkuru mbi cyane. Iyo umuntu aje akakubwira ngo wa muhungu wa runaka yibye, bamujyanye muri gereza, iyo ntabwo ari inkuru ituma wanezera. Ariko iyo umuntu aje akakubwira ngo narimo nicaranye n'umuntu runaka, numvaga gutekereza neza, numvaga ateganya kuguhima, ibaba we, iyo ni inkuru nziza y'umunezero. Urishima ukanezerwa, burya ntabwo usinzira. Ugutangira kubaririza amakuru, ugashakisha uburyo wamenya uko mwavugana kugira ngo wumve ko akwibwirira ya magambo, ugira amatsiko, kubera ko ari inkuru inejeje. Inkuru z'ubutumwa bwiza rero zo kubohora imbohe, ibisenzegeri, guhumura impumyi, kuruhura indushyi, nta nkuru nziza iruta iyo. Nicyo Yesu yaraje gukora, guhuza abantu n'Imana, ababohoye muri za ngoyi z'ibyaha byabatandukanije n'Imana, byabajyanye mu miruho, byabajyanye mu mvune nyinshi. Nitugaruka muri ya ndirimbo
twaririmbyeho muririmbyi aravuga ngo wasize ubwiza mu ijuru wari ufite uza hano mu isi, ugeze mu isi ubura ahantu uvukira, ahagutunganiye ntabwo hari hariho, ariko ngwino uze mu mutima ubonamo aho kuba. Iyo ukomeje kuririmba iriya ndirimbo ubonamo amagambo menshi yerekana uriya muririmbyi Yesu amaze kugera mu mutima ibyahindutse. Wa muririmbyi w'ijana n'umunani twavuzeho mu gitero cya mbere aravuga ngo njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Jyewe ndi umukristo mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka, jyewe ndi umukirisitu. Icyatumye kuko musigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize jyewe. Yasobanukiwe urupfu rwa Yesu, imbaraga n'akamaro muri we. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu mu gitero cya nyuma yavuze ngo n'intungurwa n'urupfu nzimukana iki? Ibyishimo. Nta mpamvu rero nawe yaririmbye iby'inkuru nziza ikomoka kuri Yesu, kuko yaje kumubohora mu ngoyi z'iki? Z'ibyaha. Nitujya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 8 ku murongo wa mbere, abagabo bahagurukana umudamu bafashe asambana bajya kugerageza Yesu. Bamugerageje imbere baramubwira bati mwigisha, amategeko yacu avuga ngo twafashe asambana tumutere amabuye, none wowe urabivugaho iki? Yesu ngo yandika hasi n'urutoki. Abahanga rero bazi iyo nyandiko bagutanze kuvuka baravuga ngo Yesu yagendaga yandika amazina y'abo bantu, kuko ngo harimo na bamwe basambanye n'uwo mugore. Akavuga ati runaka itariki n'iyindi mwasambaniye, runaka itariki n'iyindi mwasambaniye. Noneho ngo yubuye amaso arabareba aravuga ngo muri mwe utarakora icyaha namutera ibuye, kubera ko yabanditse amazina bayasomye ibyaha byabo birabarega. Baravuga bati uyu mugabo uvumbuye ibyaha byacu ashobora kudushyiraho urubanza, kandi ashobora kubwira n'uyu mugore akadushinja amabuye twamushakagaho akaba tugezeho. Umwe ariko hari inka nasize hariya kwiriba, ngiye kureba ko abashumba bazuhiye, nyuma yo gukurikirana iby'urwo rubanza ndabikurikirana ndi kure. Undi ariko nanjye nasize mu rugo umudamu adahari n'abana, kandi bagiye kwiga, abadamu yagiye mu murima, ngiye kwica urufunguzo, reka njye kureba amasaha arageze. Bose bashakisha ikintu cyabakura aho Yesu ari. Bamaze kukibona rero ko bagenda urusorongo, niko Bibiliya ivuga. Naho Yesu we yakomeje kwiyandikira ibyaha byabo gusa. Yubuye amaso nkahasanga ni wa mugore, aramubaza ngo abakoreraga barihe? Undi ati ntabwo nzi aho bagiye. Ati genda madamu, nanjye sinkukiraho iteka kuko uza bagushinga ngo bagutera amabuye, nanjye sinkutera amabuye, genda ntuzongere gukora ibyaha ukundi. Biravuga ngo uwo mudamu yavuye imbere ya Yesu anezerewe kuko yari abohowe. Haleluya. Amen. Yari abohowe. Mukangira ngo ni mu bice 17 tuhasanga izindi nkuru, ibice 7 tuhasanga izindi nkuru z'umudamu winjiye kwa Simoni wararitse Yesu kugira ngo aze basangire. Aramurarika nk'umunyacyubahiro, kandi uwo mudamu winjiye iwe Simoni yari nyirarume. Uwo mudamu rero yari umusambanyi wujuje ibyangombwa. Araza ngo ageze imbere ya Yesu amukora ku birenge, aramuhanagura ku birenge, ararira cyane amarira akagumugwa ku birenge, akayahanaguza umusatsi, agakora mu mavuta yari afite meza agahanagura, arimo kurira. Simoni mu mutima ngo aratekereza, aravuga ati ariko uyu mugabo koko yaba ari umuhanuzi, aba afite ihishurirwa rikomeye, akamenya ko uyu mukobwa urimo kumukoraho ari umusambanyi. Yesu aricecekera. Simoni akomeza kubitekereza ati urubanza mu mutima, ndetse afata n'imyanzuro aravuga ati bunyirishe gutumira uyu muntu uzi ko ari umukiranutsi, umuntu umeze gutya na gutya. Nuko Yesu ngo arakebuka ati Simoni we ndatukarabe, uyu muntu nzi wari we. Ati reka nkubaze, harimo abagabo babiri, umwe yarabereyemo shebuja umwenda w'ibihumbi 50, undi amubereyemo umwenda w'ibihumbi 100. Aba babarira bose, warushije undi kumukunda ni umuhe? Ati ngira ngo uwo yababariye byinshi. Yesu ati rero tega amatwi wumve, ninjiye aha umugenzo wanyu ni ugutanga amazi yo gukaraba. Hari ayo wampaye? Hari ubwo wigeze usoma siko umugenzo wanyu uvuga? Simoni atoyebye sinabikoze. Noneho uyu nguyu yagereye hano ntiyahwemye kuntonyangiriza amarira ku birenge, kandi ntiyahwemye gusoma ibirenge byanyu, kubera urukundo yagaragaje. Urwo rutumye ababarirwa ibyaha bye byinshi. Ibyo watekerezaga ibyaha bye byinshi arabibabariwe. Oh, haleluya. Amen.
bike ariko ukunda cyane azababarirwa byinshi. Yesu arakebuka ati muko ati genda ibyaha byawe urabibabariwe. Yasohotse kwa Simoni anezerewe kuko yari akijijwe ingoyi ikomeye yo kuzaterwa amabuye. Yajyaga yibaza ngo nibandundaho ikirundo cy'amabuye bamufashe nzabigira nte? Akabona arasamba n'iryo joro aricitse neza akaricika neza akaricika, ariko Yesu ahageze ibintu birahinduka. Murambura ngo kubitubaza. Humura Yesu yaravutse. Uyu munsi turimo turibuka, turizihiza, turanezerewe, ariko Yesu kweri uyu munsi ni kwari niko azahora iteka ryose. None Imana bahumugisha mwakira ijambo ry'Imana. Kandi umuntu amateka ntabwo turi buvuge byinshi, amateka y'amagambo ni menshi, kaduhirire hano twari igihe gitoya kitari kinini cyane kugira ngo tunakomeze n'indi mirimo kuko turacyafite umwanya wo kuba hano, ariko kugira ngo dutinde ahandi twatinda mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Ijambo ryavuze ngo humura ku bibazo byawe, Imana irabizi, nubwo byaba binuka ntabwo birusha ibyarazana. Imana igambiriye kubikemura. Icyo nicyo cyazanye Yesu. Iyi nkuru nziza ikwiriye kubwirwa abantu batandukanye, abarushye n'abaremerewe. Hari igihe ugira imiruho y'ubupfakazi, hari igihe ugira imiruho y'ubupfubyi, hari igihe ugira imiruho itewe n'ubukene n'inzara, hari igihe ugira imiruho itewe no gupfusha, hari igihe ugira imiruho itewe no guhora wimuka udafite inzu yubamo, udafite aho uhinga, yewe ujya gushaka n'ibiraka ukabibura. Iyo ni imiruho, kandi inkomoko y'ibyo bintu byose ni icyaha. Ariko kuba waramenye Yesu, humura, muri we harimo ubutunzi bwose. Kandi muri iyo miruho hari igihe gutera gucumura, hari igihe gutera kwiganyira, hari igihe gutera amaganya, hari igihe gutera kunamuka. Kandi bene abo bantu Yesu ntabwo agendana nabo, arihubwo icyo akora ni nk'uyu munsi yongera kubabwira ngo muhumure, kuko mu nyumva mvugwa niko ndi. Icy'ingenzi ni ukuca bugufi ukamera nka Zakayo. Yesu ageze kwa Zakayo, Zakayo ngo yari afite amatsiko menshi yo kumenya Yesu uwo ari we n'uko asa. Umunsi umwe agira umugisha yuko agiye kunyura aho akorera imirimo. Abyumvise rero abantu aho Yesu yanyuraga kubera imvune n'imiruho, babonaga muri we harimo imbaraga zo kuruhura, bamukurikiraga ari benshi. Zakayo ngo agiye kubyigana ngo amwitegereze mu maso, asanga ntabwo biri bushoboke, yari afite ikibazo cy'uko ari mugufi. Birangira rero ngo yuriye igiti. Yesu abonye iryo shyaka rya Zakayo n'ibyo arwana nabyo, noneho ngo arararama areba hejuru ati Zakayo we, muri aba bantu bose bari hano mbonye ufite icyifuzo gitandukanye n'icyaha. Uko bashakaga kundeba ahubwo uyu munsi ndarari wawe, ndaje dusangire. Zakayo ngo yibutse anezerewe, kwakiriye umuntu w'umunyabyaha n'izi akazi iwanjye, bene wacu banena bansuzugura nta kubisa. Arirukanka ategura amafunguro, baricara bakirya. Yesu abaganiriza amagambo akomeye, acumita umutima wa Zakayo. Zakayo asanga yari umwambuzi, ntawe ari kuzamukiza ubwambuzi, asanga ntiyitaga ku bakene kandi afite ubutunzi bwinshi, asanga ibyaha byari byinshi. Noneho abonye Yesu yumvise imbaraga zo muri we zicumise umutima we, ngo arahaguruka aravuga ati mwe muretse mu biganiro duhindure gahunda, hari icyo numvise kandi nshaka gukora. Uko natekerezaga Yesu kumureba isura no kureba ikirere cye, ntabwo ariko musanze, ahubwo musanganye n'izindi imbaraga ziruhura umutima. Nari ndushye, none uhereye none ndatura ibyaha byanjye. Umuntu wese nambuye ndabimurihakane, kandi abakene umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye muhaye abakene. Yesu aranezerwa aravuga ngo uyu munsi Zakayo yinjiye mu bana ba Aburahamu, abakiranutsi, kuko yatuye neza. Uyu munsi wakwaturira Imana neza ukabona umugisha wo kuruhurwa izo mvune n'iyo mibabaro. Badiyakoni Yesu abamugisha bateguye agateka. Reka dusenge. Tekereze neza, Yesu uramufite neza nk'uko umwumvise.